Reka twongere tugushimire tunaguha ikaze wowe ugira uruhare mu kudukurikirana umunsi ku munsi mu migano tuba twaguteguriye nk'ibisanzwe ndacyari Bwana Safi ndi kumwe na mugenzi wanjye ibisanzwe ni Amos Walibora. Amos Walibora niba hari udukurikira atari yakora subscribe turamusaba gukora subscribe right now kugira ngo ajye akurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Amos, uyu munsi dufite umutwe w'ikiganiro twageneye abadukurikira uragira umutwe ugira uti uyu munsi dufite umutwe w'ikiganiro ugira uti positive thinking. Positive thinking ni ibitekerezo bizima cyangwa se ibitekerezo byiza bakwiye kugira cyangwa se bakwiye kumenya kugira ngo ube muri societe. Amos, reka twanzike igitekerezo cya mbere. The only difference between a good day and bad one is your attitude. Burya ngo iminsi yose ihora ari imwe cyangwa se iminsi yose irasa, ahubwo igitandukanya umunsi mwiza n'umubi kuri wowe ni imyitwarire yawe. Amos, hano birumvikana cyane nk'urugero gasanga abanyeshuri bari bavuye mu bikizame, umwe yagitsinzwe wamubaza akavuga ko umunsi amubereye mubi, wagitsinzwe ugasanga avuga ko umunsi amubereye mwiza. Niba ushaka rero ko iminsi yawe ihora ari myiza, shaka imyitwarire yatuma iyo minsi iba myiza, kuko iyo minsi yo urayirenganya, ahubwo byose biterwa nawe. Amos, reka dukomeze. Bwana Safi, watubwiriye kabiri. Ya kabiri iravuga ngo we don't see things as they are, we see them as we are. Amos, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko tubona ibintu uko bitari ahubwo tubibona uko turi. Hano bishatse kuvuga yuko burya umuntu nazakubwira ngo ikintu ni cyiza cyangwa se ni kibi, ntuzamuhakanye kubera ko ariko ameze cyangwa se. Amos, uzamwibereye kuko niko abona ibintu. Abo ntabwo tubona ibintu kimwe. Positive thinking number 3. Amos, don't get confused between my personality and my attitude. Ngo burya ntukagire urujijo hagati y'ubumuntu bwanjye n'imyitwarire yanjye. My personality is who I am. Ubumuntu bwanjye n'uwo ndiwe. My attitude depends on who you are. Naho imyitwarire yanjye iterwa nawe. Burya hano batubwira yuko ngo ubumuntu bwanjye n'uwo ndiwe, naho imyitwarire yanjye uyibona bitewe nawe uriwe, kuko ndabizi neza ko abantu mumfata bitandukanye. Icyakane ukwiye kumenya Bwana Safi, the heart that loves is always young. Umutima ukunda burya nukura. Amos, urari nk'uw'abana. Abana bitwara bate? Buryo umwana ikintu uzasanga kimuranga cya mbere gusaba. Bwana Safi, wabihuza ute n'abakundana? Hano buri kanya abantu bakundana Amos, buri kanya bakujya baravuga bati wampaye buri kanya impa. Ikindi kintu kiranga abana Amos ni ukwiyenza. Ibi ngiye barahuza ute n'abari mu rukundo Bwana Safi? Buri kanya nukwicara aravuga ngo sheri urabyanze, ngo kandi ngiye uratuma ndakara. Ngiye mbivuyemo urahita nigendera kandi. Urukundo ntabwo biba byoroshye. Mu rukundo ntabwo biba byoroshye rero. Ikindi kintu cyaba kiranga abana ni ukubaza ubusa. Amos, asanga sheri wambaye iki? Sheri ngo uri gukora iki? Sheri wariye? Ngo sheri ese ngo urimo kureba iki? Urumva rero ibintu by'abakundana cyangwa se Amos, urukundo abantu bafite umutima ukunda ni nk'abana. Hariho n'ibindi bintu byinshi, n'ibindi bintu byinshi basanzwe baza abana bakora. Amos, twibutsa abadukurikiye ko tukirebera hamwe ibitekerezo bizima byagufasha kugira ngo ube muri societe neza. Igitekerezo cya gatanu ni kihe? Water can't enter in a boat without its consent. Hano batubwira yuko ngo amazi atakwinjira mu bwato, ubwato butagizemo uruhare kugira ngo burya amazi yinjire mu bwato. Amos, amazi nuko aba yabonye aho yinjirira. Bishatse kuvuga iki mu buzima busanzwe? Bishatse kuvuga ko mu buzima bw'anzangaha kugira ngo ugire abanzi benshi nuko ari ubigiramo uruhare. Bwana Safi, rero niba wifuza kutagira abanzi mu buzima bwawe, genda urebe ahantu hose bakwinjirira mu buzima bwawe, ugende uhafunge Amos, kugira ngo wirinde ibyashira ubuzima bwawe mu kaga byose. Amos, ikintu cya gatandatu ukwiye kumenya ni ikihe? We study in order to be needed in the society. Aho ushatse kuvuga iki? Hano bashatse kutubwira yuko twiga kugira ngo dukenerwe muri societe. Igihe cyose uzaba urimo kwiga uzaramye kugira ngo hagire societe gukenera. Igihe cyose uziga ugasanga societe nabigukeneye, uzamenye ko wize nabi utakoresha igihe cyawe neza. Abiga rero nabashishikariza kwiga mu haranira kugira ngo societe izabakenere. Amos, dusoza ibitekerezo by'ingenzi bwo kwateguriye abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi kugira ngo babeho muri societe neza. Reka tubahe inama imwe ndetse tunababwira ibintu dusanzwe dukora buri munsi bakwiye kwirinda. Amos, mu bintu dukwiye kwirinda dusanzwe dukora bya buri munsi, cya mbere ni ikihe? Kuvugisha umuntu urimo kuborosa. Burya ngo kuvugisha umuntu urimo kuborosa ntabwo ari byiza. Igihe umuntu arimo kuborosa nyabona uba ari umwanya mutoya, ujye umureka arangize, ariko wijya umuvugisha buriya nubwo agusubiza cyangwa se akuvugisha.
burya ngo uba umubangamiye, at least niba ari ukumusuhuza ujye umupepera. Amos, dukomeze n'icya kabiri. Gusa ibisobanuro birenze umuntu ukubwiye ko umeze neza. Burya umuntu ukubwiye ko umeze neza akenshi bikunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, yakubwira ngo umeze neza cyangwa se nice speak, ugatangira ngo gute cyangwa se ukumusaba ubusobanuro burenze, wowe muri wowe uba urumva yarenzaho ikiko. Ibyo ni ibintu twakwiye kwirinda kugira ngo tubane na bagenzi bacu. Niba akubwiye ameze neza mubwira turakoze, umubwira ngo gute. Ikindi cya gatatu Amos ni ikihe? Udashimira umuntu uguhaye inama. Burya gushimira umuntu uguhaye inama ni byiza, kutamushimira ni bibi. Ni ukuvuga ngo umuntu uguhaye inama uwo ari we wese, nubwo kabone nubwo wari usanzwe ubizi, jya umushimira kugira ngo ubane nawe muri sosiyete neza. Amos, inama ya nyuma twageneye abakunzi bacu yerekeranye n'iki? Yerekeye ku bantu birirwa postinga, ugasanga posting status z'abandi bantu bandikaho nk'amagambo nka kabisa, that's alright, nibumve. Ibi ngibi rero ku bantu bapostinga, ujye mbere yo gushyira ikintu kuri status yawe ujye urabanza urebe situation urimo, kuko biriya bintu biba byapostingwe n'undi muntu kugira ngo ayipostinge hari situation aba arimo, ibyo biba byatumye postinga biriya. Nawe rero mbere yuko ujya kubishyira kuri status yawe ujye urabanza urebe situation urimo. Hari igihe uzashyira status post y'abandi hari mood bari barimo, noneho wayishyira kuri status yawe iyo mood utayirimo abantu bakagufata uko utari. So barakwiye kumenya rero mbere yo postinga cyangwa se mbere yo gushyira ibintu kuri status, kubanza ukamenya mood urimo wowe. Reka tubashimire cyane rero kuba mwabanye natwe muri kiganiro twaguteguriye. Gusa niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe munsi ya video. Mwari kumwe nanjye Bwana Safi, ndi kumwe na bagenzi wanjye Amos Walibora. Tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.